nkangije uko ambwira ngo girlfriend wanjye ufite uyu munsi iti nta muntu utamuzi Kigali namubwira ati baramuzi ko su baramufite kubera ko mfite uburenganzira bwanjye kandi ntabwo mfite insecurities so abatipe benshi buriya bafite akantu ka insecurity muri bo kumva ko Brina ziranye na kana damens areba kanavuga kana Kenny time yaza kisubiza ibye cyangwa se ndimo ndarya ku isana abantu bose bamaze kurira you get what I'm saying ariko isana abantu bose baririyeho urayifata ukayoza neza ukayihanagura ukayitereka hariya uzi muri restaurant ku masana yariyo n'abantu benshi cyane batandukanye so it's your decision as a man. Tutarajya mu bintu byinshi ahita yakurikira akangaka kayo kagaragaza imbogamizi zo kuba ushobora kuba washakana cyangwa wakundana n'umukobwa nyine wazengurutse mu basore benshi. She got to the point where we were in action and she said ahanga aravuga ati mu gihe twari turi mu gikorwa hagati in my ear go deeper. Arangije ati ajya mu matwi yanjye aranyongorera avuga ati injiramo cyane. Stay with me now. And what hurt me is agati no ikintu cyambabaje cyo gihe ni kimwe cyonyine I was already all the way in. Ati nari namaze kurangiriramo noneho to nengi ni Psychology Today ipost niho yayo kuri psychology ni ibintu by'imitekerereze aravuga ko abantu benshi bo baprefera cyangwa bahitamo kuba bashobora guteretana n'abantu bahuye n'abagabo bake mu buzima bwabo ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. This guy is master. Iki cyana arimo kugitereta ariko amugarira uturebye ukuntu ari kubibona ko umukobwa iyo byose yakurikiye ari no kubyuma avuga ati uyu nguyu niwe wanjye ni ikigereto. Ari n'indi comment nabonye avuga ati nibwo mbere akabona umunyafurika utekereza nk'abazungu ko abazungu uzarebe nk'iyo baje mu Rwanda abakobwa bari kumwe kuno baba bameze ni wa mukobwa nyine ubona nyine utagora ubuzima akiwe n'abakobwa b'abazungu nabo usanga bikundira abatipe nyine bafite amadred bitewe nuko nyine bafungutse mu mutwe nyine hari level y'imitekerereze nyine baba bararenze. Wese tuvuge nk'urugero abantu bose banywa inzoga niko basinze abantu bose banywa inzoga ntago ariko basinze nyine batanye n'ubwenge ariko ntago wasinda utaranyweye inzoga ariko bakavuga ngo nyine nta rugo nyine rwubaka nk'urundi aho ngaho nyine bishaka kuba byarakunze we yabyigeze bikanga cyangwa se ukaba nyine ugashaka yenda n'uwo nguwo yenda utaragize yaza guca inyuma rimwe n'ubundi ugasanga n'ubundi yahita ahura bitewe nuko bitewe n'iki nyine ntago yigeze abona umwanya wo kujya kumenya nyine ibyo ari byenda ngo aze kujya afata umwanzuro kimwe nuko hari umuntu ushaka n'undi gufata kujya kumva nyine ibyo akagenda kumva akazashiduka nyine kugaruka nyine byanze. Ibyo byose ni ibintu bibaho. Rero guys twongeye kubashimira mwese mukomeje kudukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye aba imiyoboro ya YouTube yaba Instagram haba TikTok haba Facebook haba na Twitter hose ni Isiri TV ariko kuri YouTube dukoresha account yitwa Rwanda Online shaka kujyaho ukana subscribe ubaye utarabikora cyangwa ukaba wakurikiye ukareba ibintu ducisha uko bimeze ko ari ibintu byinshi bigiye bifite umumaro. Muri akanya rero tukaba tugarutse kuri reaction n'ubundi hano aka video nabonye kari gutrendinga ndavuza nti ikiza no ko twakaganiraho buhoro hano hari ikiganiro nabonye kuri account ya Instagram yitwa The Grace Notes Podcast. Niyo ngiyi ni umusore ari kuvuga uti ari kuvuga ku bintu bijyanye na relationship cyangwa guteretana cyangwa se gukundana ibintu byo kumera ko nguko ndavuga ndagakantu ibyo byose gashobora kuba kayibye umuntu cyangwa kakaba kamufasha bitewe n'ibyo mbere y'umuntu. Ni post ndeba imaze ukwezi kurenga no kwezi kuri account yabo ya The Grace Notes Podcast ariko akaba ari aka video shaka tuganira aka gace gato bashyize kuri Instagram yabo. Nkangije uko ambwira ngo girlfriend wanjye ufite uyu munsi iti nta muntu utamuzi Kigali namubwira ati baramuzi ko su baramufite kubera ko mfite uburenganzira bwanjye kandi ntabwo mfite insecurities so
abatipe benshi buriya bafite akantu ka insecurity muri bo kumva ko Britney aziranye na kana damens areba kanavuga kana Kenny time yaza kisubiza ibye you know what I'm saying cyangwa se ndimo ndarya kwisana abantu bose bamaze kurira you get what I'm saying ariko isana abantu bose baririyeho urayifata ukayoza neza ukayihanagura ukayitereka hariya uzi muri restaurant ku masana yariyo n'abantu benshi cyane batandukanye you know so it's your decision as a man. Tutarajya mu bintu byinshi yahita yakurikira akangaka kari no kagaragaza imbogamizi zo kuba ushobora kuba washakana cyangwa wakundana n'umukobwa nyine wazengurutse mu basore benshi. She got to the point where we were in action and she said ahangaha aravuga ati mu gihe twari turi mu gikorwa hagati in my ear, go deeper. Arangije ati ajya mu matwi yanjye aranyongorera avuga ati injiramo cyane. Stay with me now. And what hurt me is agati no ikintu cyambabaje cyo gihe ni kimwe cyonyine I was already all the way in. Ati nari namaze kurangiriramo noneho to. Okay nzuri nango uyu nakoreka twandikisomere comment yafanga ora musore ari kuvuga ati kuba ushaka gushakana na cyangwa ushaka gukundana n'umukobwa wazengurutse abantu benshi nta kibazo we niwe ni decision yawe n'uburyo nyine tu ati bishaka guterwa na insecurity yawe cyangwa se no kuba utize ivuga ati ura muniga yarandenzo yaragize ate akenshi ibyo byo bikunda kuvuga n'utuniga twigizeye ngo muri za systeme zo kuburiri. Hanyuma ahangaha ndashaka ko twisomera comment ahangaha kuko iyi post yakomeje kurakaza abasore benshi binaye Kigali. Isano yo muri restaurant nta muntu ujya uyitahana bro. Isano yo muri restaurant ubwo nuvuga ngo isano yo muri restaurant ibyo byose nayikuyeranye ubwo n'umukobwa cyangwa se n'umuntu wazengutse abantu benshi avuga ko ubwo ari fuck and forget ubwo nicyo cyane gushaka kuvuga nyine kavuga ati niba umuntu n'ubundi urazengurukamo abantu nta mpamvu zo kujya kumugira wawe nyine kora ibyo ubashije hanyuma nyine wigendere nyine umusigaho ngaho nyine tu. Isano yo muri restaurant nta muntu yitahana. Isano yo muri restaurant nta muntu yitahana akora icyamugenjeje hanyuma nyine agataha. Ko isano yo muri restaurant nyine ni rusange bavuga isano yo muri restaurant nyine ugiye kwigira yawe nyine gute nyine isaha mugani ugiye muri restaurant ibyo byose bagwa isahane bagize bate ba cleaninze cyangwa basukuye nago baguha isahane baririyeho hanyuma ngo wowe ujye kuyogereza hanyuma bakwarurireho. Okay, only girls will love this. Uyu Amos Harry we ari kuvuga ati abakobwa bonyine nibo bashobora kwishimira ibyo umuntu ari kuvuga. Maybe ko atarahura nyine na za systeme z'intuza za ngandi avuga ati go deep. Tikomeza ucengeze bonyine cyane. Okay, this guy is master. Iki cyana arimo kugitereta ariko amugarira muturebye ati ukuntu ari kubona ko umukobwa byo byose yakurikiye ari no kubyuma avuga ati uyu nguyu niwe wanjye ni ikigereto. Ari n'indi comment nabonye avuga ati nibwo mbina akabona umunyafurika utekereza nk'abazungu ko abazungu bameze nk'ikira gereto ntago bashaka nyine umuntu umugora umuntu umurusha umuntu ngo ajya kugira ngo twita ngo nyine uzarebe nk'iyo baje mu Rwanda abakobwa bari kumwe kuno baba bameze. Ni wa mukobwa nyine ubona nyine utagora ubuzima. Akiwe n'abakobwa b'abazungu nabo usanga bikundira abatipe nyine bafite Madrid. Bite no ko nyine bafungutse mu mutwe nyine hari level y'imitekerereze nyine baba bararenze. Mbonye umunyarwanda w'umuzungu mu mutwe yakomete nandi kuvuga mu kanya. Mbonye umunyarwanda w'umuzungu mu mutwe. Okay ngo murasetsa ureno rudahunga Queen nayo yabikunze abakobwa bose bagiye babona iyi comment iri helpful yubaka imitima yabo. Gute usanga isahani muri restaurant ugashaka kuyigira yawe kuki utayiriraho ukayisigira n'abandi bakayiriraho. Bari kuvuga nyine tu niba umuntu yarazengutse abantu benshi ubwo